Ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa munane mu mwaka wa 2024 isi yose yizihije umunsi mpuzamahanga w'urubyiruko. Muri Burkina Faso kuri uwo munsi Perezida Kapiteni Ibrahim Traoré yabwiye urubyiruko rwo muri icyo gihugu amagambo akomeye arimo ko umuryango wa Afurika yunze ubumwe usa naho ntacyo umaze, ndetse yongera kubumvisha ububi bw'abayobora ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Yababwiye uburyo imbuga nkoranyambaga zubatswe ku buryo abantu bandikaho ibidafite umumaro aribo bahinduka ibyamamare, nyamara bazandikaho ibyubaka ntihagire ubamenya cyangwa se ngo hagire ubitaho. Dore iyo mbwirwaruhame yose ko yakabaye. Muzumva abantu bavuga umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Yego urahari, ariko se uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe ukora iki mu by'ukuri? Ntabwo twavuga ubutwererane n'ubufatanye ndetse n'ubumwe bw'uyu mugabane tutavuze ku muryango wa Afurika yunze ubumwe, kubera ko niwo muryango wagakwiye kuduhuza ugakora ibishoboka byose ngo haboneke ubumwe nyabwo. Ariko birababaje kubona intambara zikomeza kwibasira umugabane wa Afurika zigahitana urubyiruko rutabarika, kandi uwo muryango uhagarariye ibihugu bifite ingabo ntubashe gutabara ibihugu bimwe na bimwe. Ubumwe ntabwo ari ijambo gusa, ubumwe ni ikimenyetso, kandi twebwe nk'urubyiruko dukwiye gukura isomo muri ibi bibera hirya no hino kugira ngo duhaguruke twishyire hamwe, dushyire mu bikorwa ubumwe n'ubutwererane busesuye. Byarantangaje cyane mu buryo butari bwiza ubwo igihugu cya Ethiopia kirimo icyicaro gikuru cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe cyarimo gica mu makimbirane akomeye. Naratangaye kandi ubwo nabonaga minisitiri w'intebe w'icyo gihugu yambara imyambaro ya gisirikari agatangaza ko kaminuza ya Addis Abeba igiye gufungwa kugira ngo bahangane n'iyo ntambara. Sinigeze mbona uruhare rw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu kurinda icyicaro cyawo nyirizina. Ibihugu by'uburengerazuba bw'isi hafi ya byose byabonaga Addis Abeba igiye kugurumana, ababihagarariye barahambira baritahira. Ethiopia yarwanye uko ishoboye kose ibasha kwibonera igisubizo ubwayo ititabaje amahanga. None ubu nibura babonye ituze. Abana b'Abanyekongo bamaze imyaka bapfa. Hari n'indi mirwano myinshi nko muri Sudani ikomeje guhitana ubuzima ku mugabane wa Afurika. Twe twifuza kubona umugabane wa Afurika yunze ubumwe uhuriza hamwe ingufu n'ingamba zose zikenewe kugira ngo ushyigikire ibihugu byawo, bityo bishobore kongera kubona amahoro. Mu gihe cy'imyaka hafi 10 ishize agace ka Sahel kabaye indiri y'iterabwoba mpuzamahanga, ariko ntabwo tubona inkunga iyo ari yo yose iva muri izo nzego mpuzamahanga mu gushaka igisubizo kuri icyo kibazo. Ibirushijeho kubabaza cyane nuko hashize iminsi mike igihugu cy'amahanga kitari cyo muri Afurika gitangaje ku mugaragaro ko cyagize uruhare rugaragara mu gitero cy'ubugome kandi cy'ubugwari cyagabwe ku ngabo z'umuryango wacu itinza watene. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe nta n'ijambo na rimwe wigeze uvuga ngo wamaganire kure kwivanga ku bihugu by'amahanga mu bibazo by'imbere mu bihugu byacu. Ndifuza ko babyumva kandi bakava muri uko guceceka kwabo bagatangira ibikorwa bifatika kugira ngo urubyiruko rubone impamvu yo kwizera umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Tugomba kwishyira hamwe, kandi inzira imwe rukumbi yo kwishyira hamwe ni ukuvugana no kumvikana kugira ngo dushyireho umusingi ukomeye w'ubwo bumwe. Hari amagambo 3 tugomba guca burundu mu myitwarire yacu ndetse no mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ayo magambo ni ubugwari, ubugambanyi n'ubuswa. Tugomba guca ayo magambo 3 burundu mu mibereho yacu ya buri munsi, kandi ndagira ngo basobanurire impamvu. Ubugwari burimo ibintu byinshi bibi. Umuntu w'ikigwari ahorana ubwoba, kandi iyo umuntu afite ubwoba ahinduka imbata cyangwa se umucakara akaba hapfukamye. Abakurambere bacu ntabwo bigeze babigwari, kandi niba twebwe turi ibigwari abana bacu bazatubaza ibibazo. Tekereza ko mu gihugu cyacu cya Burkina Faso twanga kurwana cyangwa se kwirwanaho, ahubwo tugahitamo gucisha make, guca bugufi, tukemera ubucakara. Ejo hazaza abana bacu bazakura hanyuma batubaza impamvu twacecetse. Bazibaza batese ababyeyi bacu bari ibigwari
ku buryo badusize muri ubu bucakara, twaba turiho cyangwa se twarapfuye. Ibi bintu bizatugiraho ingaruka. Umuntu w'ikigwari ahora afite ubwoba, kandi bagashoza ntambara n'abampatsi ibihugu barabimenye. Ubu rero bagamije gutera ubwoba abayobozi kugira ngo nawe babe ibigwari, kubera ko iyo uri ikigwari ibindi bibi byose bikurikiraho. Bagerageza byose ngo natwe dutinye. Baza mu biro by'abakuru b'ibihugu byacu bakababwira amagambo yuzuyemo iterabwoba cyangwa se amagambo y'uburiganya, ariko twebwe tubasubiza uko bikwiye. Buri gihe baza batuzaniye ingero bakavuga ngo murabizi, Thomas Sankara nawe yarabigerageje, none ari he? Yarishwe. Perezida wa Haiti nawe yagerageje kubigenza atyo, none ari he? Yarishwe. Gaddafi nawe yarabigerageje, none ari he? Yarishwe. Ayo ni amagambo bazana agamije kudutera ubwoba, kandi tukabona urubyiruko rumwe na rumwe rwigamba bene ayo magambo. Hari ubwo bumva bavuga ngo runaka yategetse atyo, none ari muri CPI, urukiko mpuzamahanga mpanabyaha, ngo runaka yakoraga ibi n'ibi, none ari muri gereza. Ibyo byose babikora kugira ngo badutere ubwoba, baduhe umurage w'ubugwari. Ariko sintekereza ko bumvise neza ibintu byose. Iyo tuvuga ngo igihugu cyangwa se urupfu, tugomba gutsinda, ntabwo ari interuro iri aho ngaho gusa. Ni ijambo rifite uburemere. Ntidutinya kandi ntituzigera dutinya. Tuzakomeza kubihamya. Bagiye batera benshi ubwoba, barimo n'abakuru b'ibihugu bya Afurika. Murabona kenshi iyo tuvuze ijambo cyangwa se iyo tubonye urubuga ku rwego mpuzamahanga aho tuba turi hanze y'igihugu cyacu, dukoresha ayo mahirwe kugira ngo duhaguruke tubwire abakuru b'ibihugu bya Afurika ngo dukanguke, dutekereze ku rubyiruko rwacu kugira ngo dufate inzira iboneye yo kwiyubaka no kwigira. Kenshi ntabwo twumva neza. Hari bamwe bagiye bagaragaza ko batishimiye ibyo tuvuga, bakanabivugira ku mugaragaro kubera ko bumva ko aribo twavugagaho. Ariko ndabizeza mwebwe rubyiruko ko iyo duhuriye n'abo bayobozi inyuma ahatari ku mugaragaro, abo bayobozi nyine batubwira amagambo meza, bati murimo murakora neza, ibyo mukora nibyo, kugira ngo Afurika yisubize icyubahiro cyayo. Natwe tukababaza tuti kubera iki mutabigenza nkatwe, kuki mutadushyigikira? Bamwe muri bo bakatubwira ko amaboko yabo asa naboshye, abandi bati ntabwo twabishobora. Bavandimwe bayobozi ba Afurika, ndavuga mvugira ahangaha mu ruhame, ndifuza kuvuga ko abaturage ba Afurika aribo banyamahoro ba mbere ku isi. Niba mwemeye amakosa, nimubibwira abaturage banyu. Ntitugatinye gusohoka ngo tubwire abaturage bacu tuti turabasaba imbabazi, twarabatengushye, twaribeshye, twagiye dushyirwaho igitutu mu buryo bwinshi. None turabasaba imbabazi, tugiye gusubira ku murongo, kandi dutangire gukorera mu kuri. Dushobora kugera ku bwigenge nyakuri kw'ibihugu byacu, ndizera ko ibyo bishoboka. Ariko nidukomeza kwitwara nk'abafite ubwoba, tuzaba ibigwari, kandi amateka azaducira urubanza. Abana bacu bazabitubaza, n'abuzukuru bacu bazabitubaza. Ubu turimo kwandika amateka, kandi nta mwanya w'ubugwari dufite. Iyo abakurambere bacu baza kuba ibigwari, ntabwo twari kuba turi aho turi uyu munsi. Reka mbaho urugero ku baturage b'Ababamileke n'Ababasa. Ndavuga abaturage b'igihugu cya Cameroon. Ihuriro cyangwa se ihamwe ry'abaturage ba Cameroon ryatangiye kuva mu myaka y'1950, urugamba rukomeye rwo kwigobotora abakoloni, ariko bishwe urubozo. Ingabo z'Abafaransa mu gihe cy'ubukoloni zohereje ibikoresho bya gisirikare birimo ibibunda n'ibimodoka by'intambara, indege za kajugujugu n'ibindi, bikaza bigasika imisozi igasigara ari amatongo. Ibitotezo bya kinyamaswa byabaye byinshi icyo gihe. Mushobora no gushakisha ku byitwaga balansoire cyangwa se bakasima. Abaturage babarirwa mu bihumbi n'ibihumbi bararimbuwe muri Afurika kubera ko basabye abakoloni kuva ku butaka bwabo gusa. Ibi byabyaye intambara y'abene igihugu yamaze imyaka myinshi. Ibi byose bivuze ko hari abantu babaye intwari bagahaguruka badafite intwaro ngo bahangane n'abakoloni n'ababakandamizaga kugira ngo twebwe tubeho uko turi uyu munsi.
nta mpamvu yatuma twebwe dutinya guhangana n'izo mbaraga z'iyicarubozo kugira ngo turinde ubuzima bw'abazadukomokaho. Hari ingero nyinshi muri Afurika z'abagabo b'intwari banze kuba ibigwari, bararwana, barahangana. None natwe dukwiye kuba bakwigirwaho. Turi urubyaro rw'izo ntwari kandi tugomba kubahesha ishema. Ikigwari ntigishobora guhesha ishema uwo gikomokaho. Ntimubibigwari rero mwebwe rubyiruko rwa Afurika. Umuntu w'ikigwari ahora ari umugambanyi. Ibyo byombi biragendana. Bazagerageza kudutera ubwoba kugira ngo tube ibigwari. Iyo tubaye ibigwari tuba twamaze kuba abagambanyi. Tugomba guca burundu ubugambanyi mu mico yacu. Hari abanyafurika bagambaniye bagenzi babo bituma ubucuruzi bw'abacakara bubona intebe muri Afurika. Nuko bamwe bagambaniye bene wabo bituma ubukoroni bushobora gushinga imizi. Muzasoma amateka muzabisobanukirwa. Patrice Lumumba yaratanzwe aragambanirwa kubera ko yarashize amanga. Kandi za televiziyo z'ibihugu bikomeye zaje muri Kongo zitanga amafaranga ku bantu bamwe kugira ngo babakoreho ibiganiro by'ibihimbano bigusha kugushimisha abaturage babo. Murabizi, mwarabibonye. Lumumba wababangamiraga yarishwe barishima. Hari abandi b'ibihangange benshi bapfuye kugira ngo twebwe tugeraho turi uyu munsi. Kandi ibyo nama yari y'abakoloni. Batera ubwoba abandi kugira ngo nawe utinye. Ibi ntabwo byatangiye ejo. Reka mbaho urugero rw'intwari yarwananye ubutwari bukomeye. Victor Biakaboda. Mushaka ibitabo musome muzabyumva. Yakomokaga mu muryango w'abami ariko ntabwo bari abami bahawe ubutegetsi n'abakoloni. Yari umwana w'intwari. Yize mu gihugu cya Senegal, aza kuba muganga muri Guinea. RDA, Rassemblement Démocratique Africain, imaze kuvuka. Yagiye muri Côte d'Ivoire gutangiza urugamba rwo kurwanya abakoloni n'abampatsi ibihugu. Yarwaniraga ubwisanzure n'ubutabera. Yagerageje gutegura societe y'abanya-Côte d'Ivoire. Abaturage batangira kuvugira ku mugaragaro bavuga ibyo batekerezaga. Icyo gihe hari general witwaga Peshu wahitanye abaturage ba Côte d'Ivoire ku bwinshi. Kugira ngo igitekerezo cy'ubwisanzure kidashinga imizi, Victor Biakaboda yakomeje urugamba rwe afatanije na Felix Houphouët-Boigny. Ariko Biakaboda niwe wari wararakaye cyane, yari yihagazeho. Yari icyitegererezo. Abambari b'umukoloni bamubonaga nk'ikibazo gikomeye. Bakoze iki rero? Uretse kwica abaturage bigaragambyaga, nyuma nawe bamwishe urupfu rw'agashinyaguro hafi ya Boisfleur. Nyuma y'amasaha make abaturage ba Dimbokoro bamaze kumva ayo makuru barahagurutse barigaragambya. Bishatse kuvuga ko abantu bishwe n'ingabo z'abakoloni ari benshi, ariko amateka yaracecekeshejwe. Gusa ibimenyetso cyangwa se ibikorwa byo birahari. Nyuma y'urupfu rwe rwateye ubwoba Felix Boigny atangira gutinya bikomeye cyane. Baramuhamagaye baramubwira bati nukomeza iyi ntambara nawe uzamera nkawe. Uyu nawe yahise agira ubwoba, ahitamo kujya ku ruhande rw'abakoloni. Bamuha umwanya wa ministre mu Bufaransa, nyuma aza kuyobora Côte d'Ivoire. Baramukoresheje cyane mu kurimbura abandi bose bageragezaga gutinyuka kuvuga. Ntekereza ko Thomas Sankara ari urugero rwiza rw'ababiguyemo. Niba ufite ubwoba uzaba ikigwari kandi uzaba umugambanyi. Ntugatinye na rimwe. Intambara igomba gukomeza. Hari n'abandi benshi batanga urugero ku isi yose. Hari amayeri amwe namwe bakoreshaga kuva kera kandi bagikoresha n'ubu. Urugero, hari abantu bamwe bagiye mu bindi bihugu batangira kuvuga ko bashinze leta yindi ihanganye n'iya Mali. Iyo nkuru mwarayumvise. Iyo ni tekiniki ishaje. Reka mbabwire inkuru ya Ahmed Chalabi mu gihugu cya Iraq. Uyu yari umwarimu w'imibare wanigeze kuba mu buyobozi bwa Iraq. Ariko abakoloni baramwigaruriye maze ashinga guverinoma y'ikinyoma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamugize igitambo. Bamutegetse kuvuga ku mugaragaro ko Saddam Hussein arimo gukora intwaro za kirimbuzi. Arabivuga. Bamukoresha ibinyoma byahitanye abana babarirwa muri za miliyoni muri Iraq ndetse bikanasenya igihugu cyose. Ariko se byarangiye bite kuri Chalabi? Umunsi umwe nyuma yo gutanga ikiganiro kuri televiziyo
yaravuze ati nzi ko CIA irimo kunshakisha. Hashize amasaha make bamusanze yapfiriye ku gitanda ngo yazize umutima. Nugaragara nk'umugambanyi uzapfa urupfu rubi. Nuko bimeze. Ubukoroni nta nshuti bugira. Bukoresha umuntu gusa bukamukuramo icyo bushaka, hanyuma bukamukuraho nk'agasimba gato rwose. Ikindi cya gatatu ngiye kubasobanurira rero ni ubuswa. Ubuswa ni indwara ikaze cyane. Ni indwara abakoroni bakoresheje bashaka guhanagura sosiyete nyafurika. Mu nzego zacu za leta harimo ubuswa bwinshi, tubyemere. Abatazi ibyo bakora bahawe imyanya myinshi kubera ubukoroni, kubera ko bene abo bashobora gutuma igihugu kidatera imbere, bashobora gutuma n'ufite ubushobozi atiyizera. Bakunda ubuzima bworoshye, bashaka ko byose babyigumanira. Ntibakunda abahanga, ntibakunda abashaka guhanga udushya cyangwa se abashakashatsi. Abo bantu nibo bateje ibibazo. Iyo uri umuntu utekereza ntibagukunda, iyo ushaka impinduka baraguhunga, ariko barabibona ko ufite ubushobozi, kandi bazarwana nawe kugera uhagaritse guhumeka kubera ko baragutinya. Nimuze dushaka ubumenyi, twige cyane kandi dukore kugira ngo tuba abahanga, duhunge ubuswa, kubera ko ibidushuka byose bituma duhora turabaswa. Reka mbaho urugero. Imbuga nkoranyambaga nizo abantu basigaye bakoresha mu kubona amakuru. Abantu bayavoma ku mbuga nkoranyambaga. Umusore wanditse inkuru ku mushinga w'ubuhinzi cyangwa se ku kiganiro cy'ubumenyi. Nanjye ndi umusore, nzi amagambo akurura abantu. Ariko uwo musore ashobora no kutabona views 1000. Naho undi wanditse ubusa, ibidafite umumaro, agahita abona miliyoni z'abamureba. Ibyo nama yari bashyizeho ngo tubure icyo dukora, dupfusha umwanya wacu ubusa. Nimuze dukanguke, tujye dushyira imbere umurimo kandi dushakisha ubumenyi, dushakisha ubushobozi n'ubuhanga. Kwinezeza ni byiza, ariko dukwiye kubanza gukora tukabona kwidagadura. Nimushakisha ubushobozi n'ubumenyi, bitabaye ibyo muzaba murimo gupfusha igihe cyanyu ubusa. Kuba urubyiruko ni igihe cyo gukoresha neza buri segonda. Abakoroni barabizi, niyo mpamvu bazakora ibishoboka byose ngo batwuzurize ibiturangaza. Bazazana ibirori n'ibikorwa byinshi bidafite umumaro bigamije kutuvana ku murimo, kugira ngo tubabaswa. Kandi muri icyo gihe iyo twasinziriye bahitamo abaswa, akaba aribo batuyobora. Ntitugomba kubabaswa rero. Abaswa bihisha inyuma y'amagambo meza, bagakoresha amagambo nka demokarasi, ubwisanzure, ariko batazi n'icyo ayo magambo asobanuye mu by'ukuri. Bavandimwe, demokarasi ni imyumvire kimwe n'uko kuba urubyiruko ari imyumvire. Abo bavuga ko ari abademokrate, ariko nimurebe iyi si. Ni gute umuntu yakwemeza ko azana demokarasi anyuze mu kwica miliyoni z'abantu? Ibyo ni ubutegetsi bw'igitugu, si demokarasi. Demokarasi ntabwo izanwa ku gahato. Abo biyita abaharanira demokarasi, ariko mwabonye ahantu abantu babuzwa kwinjira mu nteko, ahandi ingabo zikinjira mu nteko zigategeka abadepite uko bagomba gutora. Hari naho mwabonye barasa abigaragambya baburizamo amajwi yabo, nyamara bakavuga ko ari abademokrate, twe bakatwita bafashe ubutegetsi ku ngufu. Niba yariyo demokarasi bavuze, ndabisubiramo, ntituyishaka. Kandi abenshi mu baswa ntibanashakisha icyo demokarasi ari cyo koko, bakurikira ibisobanuro bahawe n'abakoroni, ntibumva ishingiro ryayo. Ibyo ni ubuswa. Tugomba gushakisha ukuri, tukabona ubumenyi, tukareba isi uko imeze, tukagena demokarasi yacu nk'abanyafurika. Abaswa bihisha inyuma y'amagambo y'ubwisanzure. Icy'ingenzi mujye mwibuka, ubwisanzure bw'umuntu ku giti cye ntibubaho. Ibyo ni ukuri. Muvuga ko buri muntu yigenga. Ubwisanzure nyabwo ni ubw'abantu bose. Iyo turi mu muryango ufite amategeko, ubwisanzure buba rusange, kubera ko iyo utubahirije amategeko ntabwo ushobora kubana n'abandi. Niba wemerewe kuvuga uko ushaka, n'undi aba yemerewe kuvuga uko ashaka, ibyo bizabyara akaduruvayo. Niba wemerewe gutwara imodoka uko ushaka, unyura muri feruje uko ushaka, n'undi ashobora kuhanyura akakugonga. Murumva ko ubwisanzure bw'umuntu umwe bushobora kubangamira abandi, buzana akajagari. Niyo mpamvu habaho amategeko y'imibereho.
kandi amategeko agomba kubahirizwa na bose. Ibyo nibyo byitwa ubwisanzure rusange. Hari abavuga ko bafite uburenganzira bwabo bwihariye ariko ntibubahirize ubwa bagenzi babo. Nibyo nabyo ni igice cy'ubuswa kubera ko ntibashaka kumva. Biyitirira uburenganzira bahawe n'ibihugu bakabukoresha nabi. Bivugira uko bashaka birengagije ubwisanzure bw'abandi. Ubwisanzure nyakuri ni ubw'abaturage bose. Mbere yo gukora ikintu utekereze ku bwisanzure bw'abandi. Ntugomba kurenga ku bwisanzure bw'abandi. Niyo mpamvu tugomba kujya dufata ingamba. Iyo dufashe izo ngamba tubona ko ubwisanzure bw'umuntu ku giti cye butabaho. Ubwisanzure nyakuri ni ubw'abantu bose. Tugomba gushaka ubumenyi, gusoma no kumenya amateka. Ntimusoma amateka banditse bagamije kuyobya. Mushaka ukuri mu bitabo byinshi bitandukanye, muzamenya abaharaniye Afurika mu mateka n'ukuntu natwe tugomba gukomeza iyo ntambara ya kera. Ntabwo nshobora kurangiza navuze ku itumanaho, kubera ko nk'uko nabivuze itumanaho ni intwari ikomeye cyane y'abakoloni. Mwe rubyiruko mukwiye kumenya gutandukanya ukuri n'ibinyoma. Tuzakomeza gutahura ibinyoma by'itangazamakuru by'abakoloni bashaka guhora bashyira Afurika mu makimbirane, kubera ko ayo maradiyo n'izo televiziyo zabo binyuze mu ijambo rimwe ryabo bashobora kukugira umwami ejo ariko nanone bakakugira umucakara ejo bundi. Mu minsi yashize numvise ikiganiro aho umunyamakuru ukiri muto wo muri Burkina Faso yavuze interuro yanteye kwibaza cyane. Yavuga Korea ya Ruguru. Uwo munyamakuru yaragize ati nzarimaza abantu muri Korea ya Ruguru. Ese koko yigeze ajyayo ngo ashakishe? Iyo ni imvugo ituruka ku bitangazamakuru by'abakoloni. Ariko mu by'ukuri Korea ya Ruguru iruta ibihugu byinshi by'Uburayi mu iterambere. Nubwo bavuga ngo ni igihugu cy'igitugu, ngo hari inzara, ngo ni ubukene. Tubyemere gutyo se? Nyamara Korea ya Ruguru ifite intwaro za kirimbuzi. None se yazigezeho ite? Twitondere itumanaho. Ntitukajye twumva ibyo baduhaye gusa tutabitekerejeho, kubera ko ibyo bitangazamakuru ntacyo bigamije uretse gusenya Afurika. Ni ibisanzwe barwana ku nyungu z'ibihugu byabo, kandi inyungu zabo zishingiye ku gucikamo ibice kwa Afurika. None rero rubyiruko rwa Burkina Faso, rubyiruko rwose rwa Afurika, tugomba kwishyira hamwe tugaca ubugwari. Tugomba gucubuswa n'ubugambanyi n'ibindi byose byadutsikamiye. Ndabahamagarira kongera gutangira urugamba, gukora cyane kugira ngo Afurika twifuza yihaze kandi ibeho neza. Afurika y'iterambere ryuzuye kandi rirambye ibe impamo. Nta mahoro n'umutekano bishoboka hatari iterambere. Ibyo byombi bigenda bifatanye. Niba nta terambere rihari, nta mutekano uzahaba, kubera ko iyo nta terambere rihari urubyiruko rujya mu ngeso mbi, igihugu kigasenyuka. Niba n'umutekano wabuze, iterambere naryo ntiryashoboka. Bityo ibyo byombi bigomba guharanirwa icyarimwe. Tubyinjize mu rugamba rwacu rwo kwigira. Dukore, dutanga umusaruro, tuzamura ibyo dufite hano iwacu, duhanga ibyo dukenera ku butaka bwacu kugira ngo bifashe abaturage bacu kandi bishobore no kujyanwa mu mahanga. Igihugu cyangwa se urupfu, tuzatsinda. Ibitero by'iterabwoba, ubwiyongere bw'umwuka mubi mu ngabo no kugerageza guhirika ubutegetsi. Umugaba mukuru w'ingabo za Burkina Faso uyu munsi ahanganye n'ibibazo bikomeye cyane. Ni umusirikare w'intangarugero kuri bamwe, ku bandi akaba umwe mu bayobozi b'igitugu batagira imbabazi. Mu by'ukuri ni muntu ki General de Brigade Moussa Diallo, ufite umukoro ukomeye cyane wo kurinda ubutegetsi n'ubuzima bwa Capitaine Ibrahim Traoré utegeka Burkina Faso uyu munsi. Nta gushidikanya ko yinjiye muri imwe mu myanya igoye cyane mu gihugu cya Burkina Faso uyu munsi. Ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2024, General de Brigade Moussa Diallo yagizwe umugaba mukuru w'ingabo za Burkina Faso, asimbura Celestin Sempore wari umaze iminsi mike agizwe minisitiri w'ingabo. Ibi byabaye mu gihe igihugu cyari mu bibazo bikomeye. Ibitero by'abajihadiste byariyongereye ndetse no mu gisirikare ubwaho hari hamaze gututumba umwuka w'ubwigunge no kutanyurwa. Mu gihe bamwe mu basirikare bakuru barimo bakurwa mu myanya, bafungwa cyangwa se basunikirwa guhunga, General Diallo we yanyuze mu rugendo rwihariye rw'izamuka
kuva ubwo Kapiteni Traoré yafataga ubutegetsi mu mpera z'ukwezi kwa 9 mu 2022. Kugeza ubu General Diallo ari mu nkingi za mwamba z'ubutegetsi bwa gisirikare muri Burkina Faso, by'umwihariko mu bijyanye n'umutekano n'ingabo. Iri zamuka rye ntabwo ryaturutse ku mahirwe gusa. Ni igice cy'ubushishozi bwa politike cy'ubutegetsi buriho muri Burkina Faso buyobowe na Kapiteni Ibrahim Traoré. Moussa Diallo yatojwe ibya gisirikare akiri muto cyane. Anyura mu mashuri ya gisirikare aho yahuriye kenshi n'abandi banyapolitike baje no guhirika ubutegetsi muri iki gihugu. Kuri bamwe muri bo yabaye nk'umubyeyi mu bya gisirikare ndetse n'umwigisha w'indashyikirwa kuri Kapiteni Ibrahim Traoré. Niwe watoje Kapiteni Traoré ibijyanye no gukoresha imbunda ziremereye ubwo Traoré yakoreraga munsi y'amategeko ye mu mutwe w'igisirikare kirwanisha imbunda ziremereye ahitwa Kaya. Ubu nyuma yo gushyirwa ku buyobozi bw'ingabo n'uwo yatoje igisirikare, General Moussa Diallo akomeje gushyira mu bikorwa gahunda yo kuvugurura igisirikare yatagijwe n'ubutegetsi bw'igisirikare buyobowe na Traoré. Kuvirikwa ry'ubutegetsi ryabaho hashinzwe amatsinda mashya 28 y'ingabo zishinzwe gutabaraho rukomeye, Brigade d'intervention rapide BIR. Izi ngabo zunganirwa n'ibihumbi by'abitwaje intwaro bo mu mutwe w'abaturage biyemeje kurengera igihugu, Volontaires pour la défense de la patrie VDP. Ni bashya baheruka gutoranywa no guhugurwa. Nta na rimwe igisirikare cya Burkina Faso cyari cyahura n'impinduka nk'izi ngizi mu miterere yacyo. Nubwo kongeramo abantu benshi byatumye haboneka imbaraga nshya zigaragara, iyi nyongera itunguranye yagiye inagira imbogamizi ku myitozo n'imyigishirize y'aba basirikare bashya. Byagize kandi ingaruka ku buryo bwo kubahuza n'ubundi buryo bw'imikorere busanzwe bw'ingabo za leta. Mu gihe igisirikare kiri mu mirwano ku nkiko zose z'igihugu, kikaba gikunze kurangwa n'urugomo rugera no ku baturage, ndetse kikaba kitarashobora gushyira mu bikorwa isezerano rya Kapiteni Traoré ryo gutsinda burundu imitwe y'iterabwoba, General Moussa Diallo afite inshingano ziremereye zirimo guhangana n'iyo mitwe y'iterabwoba no gukomeza ubumwe mu ngabo icyarimwe. Ese uyu musirikare Moussa Diallo azabasha kurokora ubutegetsi bwa Kapiteni Ibrahim Traoré bugerwa amajanja binatekerezwa ko ari mu kuboko kw'amahanga? General Moussa Diallo na Kapiteni Ibrahim Traoré bamenyanye bakiri mu ntangiriro z'urugendo rwabo rwa gisirikare, mu gihe Traoré yari atangiye kuba mu ngabo z'igihugu ku mugaragaro. Bahuye bwa mbere mu mwaka wa 2012 bahurira mu mutwe w'ingabo zirwanisha intwaro ziremereye ahitwa Kaya, aho Moussa Diallo yari Lieutenant Colonel, akaba ari nawe wari uyoboye uwo mutwe icyo gihe. Nyuma yo kurangiza amasomo ye muri kaminuza ya gisirikare ya Georges Namoano iherereye i Po, Lieutenant Ibrahim Traoré yatangiye urugendo rwe rwa gisirikare akorana n'uwo yasanganye uburambe ariwe Moussa Diallo. Wamubonye hakiri kare cyane ko ari umujene ufite ubushobozi buhambaye nk'umusirikare muto. Ku ruhande rwe, Ibrahim Traoré yahise atangira kumufata nk'umujyanama ukomeye, ndetse hari n'abavuga ko yamubonagamo ishusho ya kibyeyi. Ni muri iyo myaka hashinze imizi umubano wizewe hagati y'aba bagabo bombi, umubano waje gutuma hashize igihe Kapiteni muto Ibrahim Traoré agira icyizere gikomeye cyo gushyira uwo wigeze kumubera umushefe n'umwarimu ku mwanya w'ubuyobozi bw'ingabo z'igihugu. Moussa Diallo yavukiye ahitwa Sanga mu 1964 mu ntara ya Kulpelogo. Ni umwe mu banyeshuri bize mu ishuri rikomeye rya gisirikare rya Prytanée Militaire de Kadiogo PMK, ishuri ryihariye mu gutegura abana bakomoka mu miryango ya gisirikare kuzajya mu buyobozi bw'ingabo bakiri bato. Iryo shuri ryakanyujijeho cyane mu kubaka abayobozi bakomeye cyane mu gisirikare mu mateka ya Burkina Faso, harimo na ba perezida babiri bigeze gufata ubutegetsi ku ngufu, Thomas Sankara na Paul-Henri Sandaogo Damiba. Nubwo Ibrahim Traoré atanyuze muri iryo shuri rya gisirikare rya Prytanée Militaire de Kadiogo, we na Moussa Diallo bose babaye abanyeshuri b'ishami rimwe rya kaminuza nubwo bari mu bihe bitandukanye. Bombi bize mu ishami ry'ubutabire, ubuzima n'ubumenyi bw'ubutaka muri kaminuza ya Ouagadougou. Ubu yitwa kaminuza yitiriwe Joseph Kizerbo. Mbere yuko bongera guhurira mu mutwe w'ingabo Ikaya, Moussa Diallo na Ibrahim Traoré bombi babanje kwiga hamwe
ibijyanye n'intambara zikoresha imbunda ziremereye mu ishuri ry'imyitozo ya gisirikare Ifez mu gihugu cya Maroc. Uretse ubwo bumenyi bw'ibanze, Moussa Diallo yize n'andi masomo yisumbuye. Yize mu ishuri rikuru ry'abasirikare bakuru i Tunis mu 2013 ndetse no mu ishuri rikuru ry'intambara i Nouakchott muri Mauritania mu 2019. Afite kandi impamyabumenyi y'ikiciro cya gatatu cya kaminuza yakuye muri kaminuza ya Nouakchott mu bijyanye n'imibanire mpuzamahanga, ubwirinzi n'umutekano. Mu rugendo rwe rwa gisirikare, General Moussa Diallo yakoze imirimo irenga 20 mu nzego zitandukanye z'ingabo za Burkina Faso ndetse no mu butumwa bwo kugarura amahoro ku mugabane wa Afurika. Yakoreye mu mitwe y'ingabo itandukanye ndetse no mu nzego z'ubutasi bw'igisirikare. Abasirikare benshi banyuze munsi y'amategeko ye bamuvuga nk'umusirikare w'intangarugero, inyangamugayo, inararibonye kandi uharanira icyubahiro cy'igihugu. Umwambaro we wa gisirikare uremerewe n'imidari yagiye ahabwa mu bihe bitandukanye. Yahawe imidari itandukanye irimo nk'umudari w'ishimwe rya gisirikare, umudari w'umuyobozi witwaye neza mu rwego rw'icyubahiro cy'igihugu, umudari w'abashinzwe kuzimya inkongi ndetse n'iyindi midari y'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye yakoreye mu bihugu nk'u Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Repubulika ya Centrafrica, Sudani no muri Chad. Ku itariki ya 19 y'ukwa 12 mu 2024, Kapiteni Ibrahim Traoré yamushyizeho ikimenyetso cye bwite cy'icyizere mu muhango wo kumuha ipeti rishya rya General de Brigade, ahita anamuha inshingano nk'umugaba mukuru w'ingabo za Burkina Faso. General Moussa Diallo yanashimiwe ubunararibonye mu bihe bitandukanye hanze y'igihugu, aho yakoreye mu bikorwa byo kubungabunga amahoro hagati y'umwaka wa 2005 n'2016. Yagize uruhare rugaragara mu butumwa butandukanye bw'umuryango w'abibumbye, burimo operasiyo y'umuryango w'abibumbye mu Burundi ONUB, ubutumwa bwo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUC, ubutumwa bwihariye bw'umuryango w'abibumbye n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu ntara ya Darfur MINUAD, ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Centrafrica no muri Chad MINUCRAT. Iri zina rikomeye ryaje kumuhesha inshingano zikomeye hagati y'umwaka wa 2015 n'2016 ubwo yari mu gihugu cya Sudani. Yashinzwe ubuyobozi bw'umutwe wa RAF-7 ugizwe n'abasirikare 800 b'Abanyaburkina Faso bari barahawe amahugurwa yihariye n'abatoza baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo mutwe wari ufite inshingano zikomeye zirimo kurinda ibirindiro, guherekeza amakamyo atwaye imfashanyo no kurinda abayobozi bari mu ngendo, ndetse ukongeraho gukora amarondo mu bice byari byugarijwe n'umutekano muke. Hashize amezi make habaye ihirikwa ry'ubutegetsi ryakuyeho Perezida Roch Marc Christian Kaboré mu kwezi kwa mbere mu 2022. Paul Henri Sandaogo Damiba wari umaze gufata ubutegetsi yagize Moussa Diallo guverineri w'intara ya Haut-Bassin mu kwezi kwa gatatu muri uwo mwaka. Iryo tegeko ryishyirwaho rye nk'umuyobozi w'intara nk'uko byemezwa na Jeune Afrique ryerekana ko nubwo hakiri urujijo ku kuba Moussa Diallo yaragize uruhare rutaziguye mu itegurwa ry'ihirikwa ry'ubutegetsi ryakozwe na Paul Henri Sandaogo Damiba, ngo byari bimaze kugaragara ko yari umwe mu bagize Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration MPCR. Izina ryihariye ryahawe itsinda rya gisirikare ryaheretse ubutegetsi mu 2022. Ariko ubuyobozi bw'intara ya Haut-Bassin, Moussa Diallo yagize uruhare rukomeye cyane mu gushimangira ubutegetsi bw'abasirikare bari bakoze kudeta. Igihugu cyari cyaratangiye kwizera ko cyarenze ibintu by'ihirikwa ry'ubutegetsi rikozwe n'ingabo. Umurongo w'imiyoborere wari usobanutse. Mbere yo kwihutira kwinjira mu bikorwa by'iterambere, ngo hagombaga kubanza kwitabwaho mbere na mbere umutekano, nk'uko yabivuze mu kwezi kwa gatandatu mu 2022. Mu gihe cy'ubuyobozi bwe cyamaze hafi umwaka n'igice, Moussa Diallo yagaragaye nk'umuyobozi uhamye kandi udaca ku ruhande ku bijyanye n'imyitwarire y'abakozi. Mu kwezi kwa kane mu 2022 yihanangirije abayobozi b'inzego z'akarere n'abakuriye imishinga, abihanangiriza mu buryo butarimo impuhwe na nkeya. Ushaka gusiba agomba kubanza kwerekana impamvu zifatika, niko yababwiye icyo gihe. Hari mu nama yavuzwemo amagambo akomeye igamije kubasubiza ku murongo. Mu gihe Kapiteni Ibrahim Traoré yahirikaga Lieutenant Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba mu kwezi kwa 9 mu 2022, Moussa Diallo yari amaze igihe ari umusirikare mukuru wungirije ushinzwe igisirikare cyo ku butaka. Nyuma y'amezi 6 mu mpera z'ukwezi kwa gatatu mu 2023, ubwo habaga impinduka zikomeye mu buyobozi bw'igisirikare,
Kapiteni Traoré yagize Moussa Diallo icyo gihe wari colonel, umusirikare mukuru wungirije ushinzwe ingabo zose z'igihugu. Izo nshingano yazihuje n'izindi zikomeye, kuba umuyobozi w'ibikorwa by'intambara ku rwego rw'igihugu ndetse no kuyobora brigade yihariye y'ingabo zidasanzwe n'ibikorwa byihuse. Iri zamuka ryihuse mu ntera mu buryo butari bumenyerewe rishingiye ku mibare ye ikomeye n'itsinda ry'abasirikare bakiri bato bagize uruhare mu guhirika ubutegetsi. Uretse ubushuti busanzwe na Kapiteni Traoré, General Diallo anafitanye ubushuti bwa hafi n'umuyobozi mukuru w'ikigega cy'igihugu gishyigikira siporo n'imyidagaduro, Komanda Karim Souabo. Mu kwezi kwa gatanu 2024 ni General Moussa Diallo wagizwe umuyobozi w'akanama gashinzwe gutegura inama nkuru z'igihugu. Izo nama nizo zaje gushyira ku mugaragaro Ibrahim Traoré nk'umukuru w'igihugu ndetse zongera igihe cy'inzibacyuhoho indi myaka 5. Ni mu gihe cy'ayo matora n'aya mabwiriza mashya hashyizweho amategeko mashya agenga politike y'igihugu. Ibi byakozwe mu gihe amashyaka akomeye ya politike hamwe n'imiryango itari ya leta yari yanze kwitabira izo nama. Bikaba byarasobanuwe na benshi nk'igisobanuro cy'uko ubutegetsi bwafashwe burundu n'abasirikari bakoze kudeta. Uruhare rwa Moussa Diallo muri izo gahunda zose rwarushijeho kumwubakira isura y'umuntu wizewe w'ubutegetsi bwa Ibrahim Traoré, mbere yuko yigaragaza nk'umwe mu bayobozi bakomeye bashyigikiye politike y'abahiritse ubutegetsi wizewe w'ubutegetsi bwa Ibrahim Traoré. Ibi byamuhesheje ishema n'icyizere gikomeye kuri Traoré ubwe. General Moussa Diallo niwe mugaba mukuru wa kabiri w'ingabo z'igihugu cya Burkina Faso ukomoka mu muryango w'Abapel. Uwa mbere yari General Umaru Sadou wagizwe umugaba mukuru w'ingabo mu kwezi kwa 12 mu 2016, akaba yarakoze iyo mirimo mu gihe cy'imyaka 2 gusa. General Moussa Diallo yabaye umwarimu wa Ibrahim Traoré, afite ubunararibonye mu gisirikari kandi afitanye ubushuti yewe n'igihango gikomeye na Ibrahim Traoré. Uyu munsi byemezwa ko uyu mugabo ari urinze ubutegetsi bwa Kapiteni Ibrahim Traoré.